l'atteindre. Et aucune mythe l'entamer. ya aho umujura atagira Car là cyangwa où se est ngo votre trésor, là bwangirike, aussi sera votre cœur. kuko aho ubutunzi bwanyu buri niho umutima wanyu uzaba. Hari uri kuza aho ngaho arwaye icyo bita inyonjo mu kinyarwanda. Jye Femme, mugore, tu es délivrée de ton infirmité. uburwayi bwawe bukijijwe, ubukuwemo kubukurwamo babwaramubanye. Noneho yewe we arakize. Koraho ubu amagufa aba yarabaye deforme ukuntu ye mureba arakize. Iki ni igitangaza, we ni igitangaza. Muze mure vene voir ikindi gitangaza. Shimwe ushimwe. Iki ni ikintu gikomeye rero. Amagufa aba yarabaye deforme agahita yigarura neza. Imyaka 18 mu mibabaro. Urakoze mwigisha. Sasa abanzi b'ibyiza, habaho iminsi 6 yo gukora urayirengagiza. Yuza gukiza abantu muri iyo minsi, apana ku munsi w'isabato. Mwabi bandi muza pour le mener à l'abreuvoir le jour du sabbat. Regardez cette fille d'Abraham. babwira uburyo ari indyarya bagira. Umwana wa Aburahamu yari ababajwe imyaka 18 kuko ari ku isabato ntiyari akwiye gukizwa. Ni indyarya, itsinda ry'indyarya n'abafarisayo. Sasa hari uwo bari kurubangana n'umumama bajugunya hariya. Mumutera amabuye, mwigisha. Umugore yafashwe asambana. Mu mategeko yacu Mose yanditse ko bene uyu mugore bamutera amabuye kugeza apfuye. Mumutera amabuye muyamuvuze ngo umusambanyi. Yego we, uravuga iki weho? Yesu aba ari kumujyageza kugira ngo navuga ngo muyamutera avuga ngo nawe urumwicanyi nk'abandi, cyangwa se navuga ngo mwe kumutera amabuye bavuge ngo ashyigikiye uburaya. Kumbe Yesu ni Imana babazi. Mwigisha, dufite n'abahamya babiri bo kubihamya. Kandi uyu mugore tumugenze dute? Que celui d'entre vous qui est sans péché muri mwebwe udafite lui icyaha jette la première pierre. haba uwa mbere amujugunya ibuye, amutera ibuye. Ye bari biteguye kumuvuza amabuye. Kumbe wasagaho n'abaraye mu busambanyi, ngo ariko kuko ntawe wabonye bo ngo bari intungane. Ye kumbe nabo abandi bigira ngo nibo bayoboye abandi mu by'idini. Bumva ibyaha birabarenga mu mitima yabo. Guhera ku basaza ngo kugera ku banoza. Yewe we, umugore we buri arahumirije, ari kuvuga ngo se barantera irya mbere ryari ngo bakure mu mubiri. Yarategereje araheba. Yesu aramutabaye. Mugore, Où sont-ils? ese barihe? Personne ne t'a condamné? Ntawe uguciriyeho iteka? Personne, Seigneur. Ngo ntawe databuja? Alors je ne te condamne pas non plus. Nanjye ntabwo nkuciraho iteka. Va maintenant. Et Genda ne ubu, pêche plus. ntugasubire gukora icyaha. Abantu bavuga ngo icyaha ntibishoboka, ubwo Yesu hano arabeshye. Ngo nta ntungane ngo mwirwa mu byaha mu biki. Ubwo hano Yesu arabeshye. Ntugasubire gukora ibyaha. Sin no more. Je veux le voir. Umva ndashaka kumureba. Ni umwana mushuti. Là, tu le vois. Urira ku ntugu zanjye ngaho uramubona? Yego ndabona Yesu. Il défie la loi, Uyu Un yangiza jour, un homme amategeko, sortit pour se brisons le sabbat, akangiza Tandis qu'il se met, akica il isabato. tomba sur le Fréquentons chemin les du pécheurs. piétiné. Abanyabyaha ugasanga ari kubikururaho. ainsi. Tout Tumuretse le monde croira gakomeze. en lui. Buri Et umwe les wese autorités romaines azamwizera. viendront détruire notre temple et notre Abanyabutware nation. bazaza kurimbura urusengero rwacu n'ishyanga ryacu. Abanyabutware ubwo bavugaga ni Abaroma. Ntibabashije gutega Yesu kumugusha mu mutego cyangwa se ngo baze intumwa ze, ngo ariko barahira yuko bazahagarikwa ngo wiyita Mesiya.
Et ils trouvèrent un volontaire pour le trahir. bashaka babona sasi wo kumugambanira ninde Yuda Iskariyota ubwo ibiceri 30 ntiyabicikwa avec ses disciples Yesu sur le yari mont ku des Oliviers. musozi asenga we n'intumwa ze ku musozi Il Elayo semblait profondément troublé. iryo joro yasaga n'uruhijwe cyane Yesu saha yo kuva mu mubiri yarigeze yo Pourquoi gusoza dormez-vous? kubera iki mujyamye intumwa Levez-vous mubyuke et priez pour ne pas céder à la tentation. musenge ngo mutagwa mu moshya kumbe baje Yuda we yamaze kurya ye yamaze kurya ye abarangaje imbere ngenda mubereka ndamubaha Judas, Yuda c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. uragambanishiriza umwana w'umuntu akabizu mwigisha dufite intwaro zacu Petero ntiyawe Assez, ça suffit. murekere birahagije Yesu ahitaza uwo nguwo Petero ugutwi kuwitwa Maruko agushyira iruhande we nta mikino Yesu ahita agusubizaho reba amaraso ku biganza ariko ku gutwi yumye yakamye n'igitangaza Vous êtes venus avec des épées et des gourdins comme pour un bandit. mwazanye intwaro J'ai des inkota avis de vous n'ibibando chaque jour dans le temple ugiye et vous gufata n'avez pas mis la umujura main sur moi naye mu rusengero ntimwanshyizeho Et cet ikiganza aussi est à vous. ariko isahani yanyu et à la puissance des ténèbres. ndetse n'iz'ubutwari bw'umwijima nicyo gihe cyo gukora kwabo bagakora ibyabo mumuhagarike mumufate Yesu Son ami l'a baragera trahi. inshuti ye yaramugambaniye L'un de abana ses bari propres kumva ya nkuru disciples. umwe mu ntumwa Quelqu'un ze que nous connaissions bien et en qui abantu nous avions twari confiance. tuzi neza ndetse tunamwizera Gardez-le bien. mumurinde neza ni Mariya Magadalena niwe ukiri kubara iyi nkuru Cette nuit-là, bw'iryo ils joro de rire de lui et le frappèrent. bamubwiye nabi baramukubita Dis-nous qui te frappe. tubwire ugukubise ngo hanura rero ninde ugukubise bari kumukina ku babyina we murekere J'ai dit arrêtez. ndavuze ngo Emmenez-le au murekere conseil. mumujyane mu nama jyanye mu ntuza ngiye kumuteraniraho sinzi byari ku bwacu ariko umuntu utakiye Yesu Kristo abagira ngo ibingibi ari we bizagirirwa kandi ahubwo birenze Serais-tu le Messie? kuzimu muri Gehinomu tubwire mbese uri Si je Mesiya vous le dis, nabibabwira vous ne me croirez pas. ntabwo mwabyizera Et si je vous pose la question, vous n'y répondrez pas. ntanababaza n'ikibazo ntimwagisubiza Mais dès maintenant, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu très puissant. umwana w'umuntu azaba iburyo Tu es donc bw'ishobora le byose Fils de Dieu. noneho uri umwana w'Imana Oui, tu le dis. yego urabyivugiye Qu'avons-nous encore besoin de témoins? wumva noneho abahamya turacyakeneye abikira niko uyu atutse Imana arigeranije ngo abahamya turacyakeneye Nous avons abiki tous entendu ces mba paroles. twese ibi avuze turabyumvise Amenons-le devant Pilate. mumujyane kwa Pilato Allez Allez Alors, ils le Bah, menèrent si, devant le gouverneur romain, Ponce Pilate. bamujyana kwa Pilato guverineri Gouverneur sans w'abaroma pitié, Pilate était responsable de la crucifixion de milliers d'hommes. nguyu we nta mbabazi yari ibambye abantu benshi Aussi bonne heure le matin. murashaka iki muri iki gitondo Il a uyu causé yateje une rwasera mu émeute au marché bantu du temple. urusengero naho Il est coupable. barabibureze Il conseille de ne pas payer d'impôts à l'empereur. Et il prétend être le Messie. ari kwigira umwami ari kwigira Mesiya ngo umwami Serais-tu le roi des Juifs? uri umwami w'abayuda Tu le dis. Nous n'avons de roi que l'empereur. Selon notre loi, il doit mourir. Parce nta qu'il wundi s'est fait mwami fils de dufite Dieu. twebwe usibye Kayisari ngo agomba gupfa ngo kuko yegeranije n'Imana baramukatiye yego we Cet homme n'a rien fait qui mérite la sentence de mort. uyu mugabo ntacyo yakoze gihanisha kwicwa ni Pilato ngo kandi nta mpuhwe yagiraga none ariko impuhwe zaje we kikubwira yuko Je vais le watandukanye faire fouetter ndaje mukubitisha et le inkoni relâcher. hanyuma Si mureke tu le relâches, tu n'es pas ami de César. reka n'umurekuru uraba utari inshuti ya Kayizari ntabwo bashaka ibyo ngibyo by'ibiboko se bamukubita ibiboko ngo kugeza apfuye bo nibyo bashaka ariko urwango rwa Satani ari gukora mumubambe
yego mumubambe ibyo barimo Toi, fouettez-le. mukubite Votre roi est un rebelle contre l'empereur. nguyu yigometse ku mwami w'abami Tuez-le. mumwice Crucifiez-le. mumubambe ibiboko dore mariya magadalina hari uri kutubwira iyi nkuru ngo nyamara nta kibi yakoze ni uri kutubwira iyi nkuru ngo yamukurikiye ndetse na mama we ndetse na yohana ubundi nibo bamukurikiye petero we ubu ngubu ari ahantu ari kwicuza inshuro eshatu amaze kumwihakana n'izindi ntumwa zarabuze ntabwo byari byoroshye mariya magadalina yariza yo kwarika En arrière! Arrière! Écartez-vous! N'approchez pas de lui! wejya iruhande wimwegera En arrière! En arrière! Arrière! bari kumucira bari kumugira ibiki yewe we abagore agahinda kaba fashe Reculez! Toi, pousse-toi de là! Allez, remue-toi! urupfu ruraremereye haguruka urupfu ruraremereye cyane banamuhaye n'ibiboko wowe wikoreye wowe umutwaze sha Avance! havanze ni abasirikari Arrière! ibi byose byari ukubera iki mwibuke aho inkuru twayihereye mu ngobyi ya edeni adamu acumura ubundi tugahita tugatwarirwa ibyaha yesu aza kugira ute wa mugambi wo gusubiza ibintu mu buryo dore ngaha ibisumari byarakuze no kubireba watinya Ici la croix! yewe we yapfa urupfu rubi kojera isoni ariko yesu arabyihanganira kubera iki kugira ngo weho nanjye tuzongere kujya muri wa mubano w'urukundo imana yari ifitanye na adamu na eva iyo byanga ntabwo bugira ute ushaka kuzibanira na satani hanyuma y'ubu buzima mariya magadalina na mariya n'undi bariza yo kwarika data ubababarire kuko batazi icyo bakora ariko nturi mesiya gisambo umubiri wacyuruhije itabare natwe udukize heyi umubiri wacu we ntabwo utinya imana kigenzi cyacyo yakiriye igihano nk'icyawe kandi we nta kibi yakoze yesu uzanyibuke igihe uzaza uri nk'umwami ndabigusezeranya uyu munsi uzaba muri paradizo aujourd'hui tu seras au paradis avec moi hamwe nanjye turabana muri paradizo hey yewe we Vers midi, le ciel s'assombrit pendant 3 heures. igicamunsi intuza umwijima ubaho mu gihe cy'amasaha ngahe 3 yewe we niba abantu banze kumwemera nk'umwami se n'ibyaremwe nabyo bigire data nature
mu biganza byawe Je remets mon esprit. niho nshize umwuka wanjye ya nature ibyaremwe byo bigomba kumenya nk'umwami intuza ubwira kabiri bwamaze amasaha 3 pe mukuru uyu muntu yari umukiranutsi nibwo babimenya akimara kuva mu mubiri akimara gupfa nibwo babimenye ariko abakozi ba satani bonyine ntibagomba kurekera bakomeje kurwana inkundura ndetse no kugira akimara no kuzuka Il y avait au conseil religieux un homme juste qui n'avait pas pris part à la condamnation de Jésus. Cet homme s'appelait Joseph d'Arimathée. Il obtint la permission de Ponce Pilate de déposer le corps de Jésus dans une tombe proche de là, avant le début du sabbat, au coucher du soleil. gusa umubiri wa Yesu mbere yuko izuba rirenga ngo bawushyingure isabato itaratangira. We yari kumwe na Nikodemo, nawe yari umwigisha wa Kristo mu ibanga. Excuse-nous. Nous suivons le corps de notre Seigneur. Turakurikira umubiri w'umwami wacu. Vous êtes les bienvenus. Muhawe ikaze. Mais venez. Ariko muzi. Le sabbat approche. Isabato iregereje. Dore Magadalena inkuru yayibaza yuko yewe we byamusubije mu bihe yarimo. Kubera iki bamwishe? S'il était de Dieu, pourquoi les a-t-il laissé le tuer? Niba yari Imana kuki yabemereye ngo bamwice? J'ai posé toutes ces questions. Nanjye nibazaga bene ibyo Jésus avait autorité sur les esprits mauvais. Yesu yari afite ubutware ku myuka mibi n'abapfuye baramwumviraga. N'aurait-il pas pu les arrêter? Ubwo ntiyari akwiye kubabuza ngo Je l'ai suivi pendant 3 ans. Namukurikiye imyaka 3. Nizeye ko ari Mesiya wasezeranijwe. Maintenant qu'il était parti. Ariko ubu ngubu kuba yari yagiye. Où pouvais-je aller? Noneho nari ndajya he? Umwana inkuru. Iyi nkuru pe irababaje nkuko areba filime ugasanga wakundaga birangiye apfuye. Humura ibikurikiyeho byo ni byiza. Mwana inkuru humura ibikurikiyeho ni byiza. Ntabwo inkuru yari yagira finali. Le 3e jour après que Jésus ait été crucifié, nous sommes retournés à la tombe avec les églises pour oindre son corps. Abamubambye bagiye kugira ate kumukira imibavu ku mubiri we ikibuye cyeguweho cyakuweho baba byeyi bo ntabwo baramukunze urugo gupfa gupofoka bari baramupofotse Kristo niko bimeze natwe tuba twaramupofotse Yohana Yakobo Petero mwumve ibuye ryakuweho ku gituro twinjiye ntawe ikintu cyakikiriho n'umubiri we ntawe umwami wacu bamukuye mu gituro ntabwo tuzi bamujyanye guki ngo nta mubiri ugihari bishoboka bite namwe mugende mwirebera ubwanyu yego gwe ibyo ntibishoboka Maria Magadalena none ibintu niyica rubozo ariko bamwishe none baranamutwaye ibintu biki Maria Magadalena byaramurenze Après avoir examiné la tombe, nyuma yo kureba mu gituro Petero yaragarutse asanga izindi ntumwa bindi bigisha njyewe nguma hanze nibaza ndira Les soldats l'ont sûrement pris. Abasirikare si ukumufata gusa. Les chefs religieux. Cyangwa se abakuru b'amanyedini. Ils ont tué notre seul espoir. Bishe ibyiringiro byacu twari dufite. Ils auraient au moins pu nous laisser son corps. Basi ubu koko ntibaba baranaturekera n'umubiri we. Ni Maria Magadalena. Nongeye ajya gukubita amaso mu ntuza. Ni nka kumwe ubura nk'intuza. Ugasanga uri kuyishakira n'ahantu utamva utagira nawe wakomeza ureba mu gituro kumbe abamarayika Femme, mugore pourquoi pleures-tu? ese kubera icyo uri kurira Ils ont enlevé mon Seigneur. Batwaye umwami wanjye Et je ne sais pas où ils l'ont mis. Sinzi iyo bamutwaye Femme, mugore indijwi riri muhamagara inyuma pourquoi pleures-tu? Kubera icyo uri kurira Qui est-ce que tu cherches? uri gushaka nde Seigneur,
niba ari wowe wamutwaye ntabwo yari yamenye ko ari Yesu, mbwira wamujyanye maze njye kumushaka. Kumbe ntabwo azi ko ari Yesu. Nabonye ni Mariya, uyu niwe uri kutwaririye inkuru, Mariya Magadalena. Kumbe ahitamo niweho mwigisha cyo winkoraho, car je ne suis pas encore retourné vers mon père. kuko ntari nazamuka kwa data. Yewe uriho mwigisha. Va apporter cette nouvelle à mes frères. Iyo nkuru yishyire bene data. Tu ne nous as pas abandonnés. Ntabwo wadutaye. Tu ne nous as pas oubliés. Imana ntabwo yatwibagiwe. Dis-leur. Genda ubabwire. Inkuru yewe mbonye data bujambo. Mbonye Mesiya. Umunezero wamutaha. We yariho. Yi. Gute se abana? La mort ne pouvait le garder. Urupfu ntirwabashije kumugumana. Kubera iki none yapfuye kugira ngo aneshe urupfu? Oh, je ne compris pas ce jour-là. Icyo gihe ntabwo nabyumvaga, ariko ibikurikiyeho Yesu yatuganije inshuro nyinshi, atwigisha mbere yo kuza kwa Kristo mu isi. Abahanuzi bari barabihanuye mu byanditswe ko Mesiya wahanuwe azababazwa. Yesaya yarabyanditse, yakomerekejwe ku byaha byacu, ashenjagurirwa ibicumuro byacu. Igihano cyaduheshaga amahoro cyakiri kuri we, ku mibyimba ye niyadukirisha. Ni Yesaya wabyanditse. Muhanuzi Mose nawe yarabivuze ngo umanikwa ku giti uwo aba yavumwe n'Imana. Igihe Yesu yapfiriye ku musaraba, yashyizeho kuri we umuvumo wacu, uwanjye w'ibyaha n'urupfu. Yesu yabyishyizeho umuvumo. Igitambo cye no kuzuka kwe byatubohoye urupfu n'ubutware bw'umwijima n'ubuzima bw'ubwoba n'ikimwaro. Ibyo yarabitubohoye. Ni ya migisha Imana yari yasezeranyije Aburahamu igihe yavugaga ngo abo mu isi bose bazaherwa umugisha nawe. Buri mwe wese, n'abagore wa wundi twatangiye tuvuga ngo we ntabwo Imana imuzi, avuga ngo ntabwo Imana imuzi. Imana yanyise umwana wa Aburahamu, umukobwa wa Aburahamu. Mwibuka cya gihe kivamo imyuka mibi. Nawe uri umukobwa yishimira, umukobwa yishimira umugisha, kimwe nka mubyeyi wari wabayijwe n'indwara yo kuva imyaka 12 cyangwa se kimwe nkanjye. Nta muntu bakubwira ngo ubeho mu bwoba n'isoni. Si ngombwa ngo ugume wumva usa nk'utari uw'ingenzi cyangwa se wo kwirengagizwa. Yesu we ubwe yarabyivugiye. Mwuka w'Uwiteka kuri njye, wanturanyije kumenyesha inkuru nziza abakeneye, kubwira imbohe ko zibohowe n'impumyi ko zihumutse, kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha umwaka w'imbabazi w'Imana itanze. Yesu yakoze ku bantu n'abagore bari barwaye bafatwaga nk'ibihumane, yarabakizaga. Yigishaga abagabo, abagore n'abana, abakene, abakire, n'abakiranutsi n'abanyabyaha. Yabahaga agaciro kabo, bigaragaza impuhwe ze zihebuje. Yakizaga abantu, yirukankana imyuka mibi, abohora abagabo n'abagore baboshywe n'iyo Satani, kagaragaza ubutware bwe ku kibi n'iki. Yazanaga mu buzima abahungu n'abakobwa, agaragaza ubutwari bwe, yewe no ku rupfu. Yego imyuka mibi na Satani bari biziringiye intsinzi igihe Yesu bamwambye ku musaraba, ariko Yesu yarazutse anesha ikibi cyose, ubutware bw'umubiri n'urupfu. Yewe uwo ni Mesiya, umwana byamuryoheye. Mesiya wenyine woherejwe n'Imana isumba byose, niwe wakora bene ibyo bitangaza Yesu yakoze. Umuntu wenyine w'umunyempuhwe kandi ufite imbaraga, ukwiye ukwizera nka Yesu, ukwiye kwakira icyizere cyacu no kumuramya. Niwe wenyine, ni Yesu bikwiye. Igihe Imana yaremye isi, yaremye umugabo n'umugore ngo bahe mu maso yayo, bakumva mu byishimo byayo. Nibyo yari igambiriye.
Mais nous ne l'avons pas cru. Et lui avons désobéi. ariko ntabwo twizeye maze turayisuzugura. Icyo gikorwa cy'isoni cyadutandukanyije n'Imana, cyangiza umubano w'urukundo hagati y'umugabo n'umugore. natwe twarayisuzuguye. Ibyanditswe bivuga yuko twese twakoze ibyaha. Ingaruka z'icyaha ni urupfu no gutandukanwa n'Imana. Mais Dieu ne voulait pas nous voir séparés de lui et de son amour. ariko Imana ntiyagira ngo dutandukanwe nayo n'urukundo rwayo, ngo tubeho n'isoni n'ubwoba. Nuko nk'uko yohereje intama ngo ipfe mu mwanya w'umwana wa Aburahamu, Imana yohereje Yesu kudupfira. Ubuzima bwa Yesu, urupfu rwe no kuzuka kwe byagaruye wa mubano hagati y'Imana n'abantu bayizengurutse bakamukurikira. Haleluya, bakurikiye Kristo. Uwo mubano mwiza w'urukundo hagati y'Imana na shobora byose ntabwo ijya irangira kabone nawe twapfa. Umunyabyaha ku musaraba agiye gupfa yiringiye Imana. Imana yamusezeranya uyu munsi tuzabana muri paradiso. Uwizera Kristo acika igihano cy'iteka akabana n'Imana by'iteka. Haleluya. Yagwe gute uyu byamuyobeye? Ari ukumukurikira mu kwizera niho binyurira. Binyura mu kumukurikira wizeye. Gute yanyemera? Yaranyemeye na Mariya yaramwemeye. Gute ubizi? Ubimenya ute? Kumwizera ukamubaza ukamubwira dusenga Imana ivuga ya ushaka kujya kibazo urayibaza. Data wo mu ijuru urera urakiranuka, ndagushimira ko unkunda, nagucumuyeho n'isengesho. Ndagushimira ko wohereje Mesiya wasezeranijwe Yesu kwirukankana isoni no guhamwa n'ibyaha. Ndagushimira ko yapfiriye mu cyimbo cyanjye. Nzakurikira umucunguzi wanjye uriho. Ndagushimira ko wambabariye no ukananyemera. N'isengesho. Amen. 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 Merci. Urakoze. Jewe we Mariya Magadalena inkuru yayitunyuriyemo ubaza tukugera ku musozo. Yesu yaravuze ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye, ndazizi ndetse zirankurikira. Intama ya Kristo yumva ijwi rye rikanamukurikira. Erifka irakuzi wawe twatanganye mvuga ngo ntimuze ngo kandi nta nubwo bazitanamubona. None ngira ndagukunda. Ngiyo ni intangiro y'umubano utarangira witeka. Ugenda ukura ukurushaho kumenya kandi ukanamuwizera. Ukurira mu kumvira ijambo ryayo no gusenga mu kwizera, ukanumva abamukurikiye, ukanamubwira abandi, ukagumisha mu mutwe iby'Imana yavuze, Yesu yavuze. Imana ibarinde ibaha umugisha. Nakiye ubutware mu ijuru no mu isi. Mugende mu isi yose mubagira abigishwa, mubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Nanjye ubwanjye ndi kumwe namwe umunsi wose kugera ku mpera y'isi. Yewe we ubanza filime igeze ku musozo wa Redemakiza mu Yesu muri Kristo turi kuri attaque de l'évangile bagwa twasona utaka Kristo akomeza kwaza ibyiza mu yatanga turi kwaza atanga akomeza abasage. Iyo tuzabana mu gasereka cyo gukurikira le prophète Joseph, umuhanuzi Yosefu. Bye.